iyo udasenga abamarayika ashobora gufatwa akisubirirayo. Kubera iki? Uri umunebwe wo gusenga. Ko nshoboye nzabereka ko nshoboye, bazagerayo. Yosuwa na Kalebu na new generation, urubyaro rushya, nibo bageze i Kanani. Nibo bageze i Kanani. Babandi batuye ko bishoboka, batuye ko byemera. So rero iyo watuye ubutsinze, ukatura imbaraga, ukatura ubuzima, abamarayika they appear to you. Iyo usenga usubizwa byoroshye. Iyo usenga ibintu biramuvinga. Gusenga bikingurije, gusenga birakora, biroroshya, biroroha ibintu. Biroroha. Nyo ngo mwikubita imbere, marayika aramubwira ati shwishwishwi, ndimbata mugenzi wawe, nanjye ndakora, ndi umugaragu, ndatumwa. Aramubwira ati shwi, utazankoraho, ujye uramye Uwiteka Imana yawe ari yikorera yonyine. Ngewe ndimbata mugenzi wawe. Wari uzi ko abamarayika ari imbata? Nabo ni abaservants, barakora. Baravuga bati no, ibi byo ntitubyemera. Barahaguruka, barasenga. Barasenga ngo Imana yohereza marayika, aragenda mukura mu nzu y'imbohe, iminyururu acagagura. Iyo dusenze abamarayika baraza bagakora ibitangaza, ibyari byarananiranye bikemera, ibitashobokaga bigashoboka. Iyo abamarayika baje bagukorera ibintu byari byarakunaniye igihe kirekire. So iyo rero udasenga, abamarayika nitwe tubaha inzira, nitwe tubaha umuyoboro wo kugira ngo batugereho, nitwe tubahe inzira yo kugira ngo batugereho. Icyakane, kutabamenya, kutabaha agaciro, kutabamenya, bakaza ntimubamenye, ntubamenye, ntubaha agaciro. Abamarayika bituma badakomeza kuza. Aguze wowe umuntu agusuye, akaza akagusura, akakugaburira, akagusavinga, ntuvuge ntumenye yuko yahageze. Ntunavumushimire, ntunavuga uti rwose. Ugomba gushimira Imana kubwo yakohereje abamarayika, yakohereje marayika kugendana nawe. Daniel igihe bamushyiraga mu rwobo rw'intare, marayika yaraje azibumba iminwa. Noneho Dariyo aje mu gitondo ati mugaragu w'isumba byose, Imana yakurinze. Yari afite icyizere, aramubwira ati Uwiteka yohereje marayika abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. Abakera bose bamenyaga marayika bakamuha agaciro. Muribuka Petero nawe avuye muri gereza, yageze akomanze aho abanyamasengesho bari hamwe, maze ngo baravuga bati tuvuze ibintu bigera muri bine. Cyambere gusenga. Iyo dusenga twimpawaringa abamarayika. Abamarayika bajya bafatirwa mu kirere pe. Ugasanga warasenze, Imana yaravuze ngo iki gihe n'iki bizagenda gutya, ugasanga igisubizo wagitegereje wakibuze. Kubera iki? Prayerlessness, kudasenga. Tuba tuvuze imyuka, ni imyuka idukorera, yahawe gukorera twebwe. Ntabwo ari twe tuyikorera, niyo ishinzwe kudukorera. N'abasirikare bahawe bo mu isi y'umwuka bagomba kujya badukorera. Wabatuma, wabohereza, n'Imana yabatuma, Imana yabohereza ku buzima bwawe. Ibyo byose mbabwiye birashoboka. Kugasenga rero kugira ngo ibisubizo byawe bijye bikugera. Iyo usenga usubizwa byoroshye. Iyo usenga ibintu biramuvinga. Gusenga bikingurije, gusenga birakora, biroroshya, biroroha ibintu. Biroroha. Noneho cyane iyo usenga uri umukiranutsi bikugendekera neza. Cya kabiri twavuze, ugomba kwirinda kugira ngo bitabroka abamarayika bawe. Umugani w'ababaririmbyi ngo kubaho k'umushwi w'inkoko si impuhwe za gace se kaba kagize impuhwe. Kuba uriwe ntabwo ari impuhwe za Satani, ubundi kubwa aba yifuza ko warangira bakagushingura. So rero batuye nabi, baravuga bati rimwe babura munsi bakiremera ikigirwamana, Imana ikarakara. Tuvuga iti aba bantu bageze nubwo biremera ikigirwamana, bambona ku manywa mbabera inkingi y'igicu, nijoro mbabera inkingi y'umuriro, babona urutare rubagenda imbere rukabagaburira amazi, babona uburyo mbarwaniriye, biremeye ikigirwamana. Imana irirahira iti Mose, umva ngiye kubica bose mbamare, ati we nkuhindura ubwoko bukomeye. Mose arabasengera ati Mana, ati abanyamahanga bazavuga ngo
byagenze gute? Reka mbasuhuze, muri kumwe na Pastor Janvier. Aha tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bibiri: ministeri y'umwuka wera na ministeri y'Abamalayika. Akenshi dukunda kwigisha kuri ministry y'umwuka wera, iby'umwuka wera akora, ku mwuka wera akora, ku mwuka wera abana natwe, cyangwa se icyo ashinzwe, ariko ugasanga ku by'Abamalayika ntidukunda kubivugaho. Rero ndashaka kugira ngo tuganire kuri ministry y'umwuka wera ndetse n'iy'Abamalayika. Cyane cyane turatinda kuri Abamalayika kuko niyo tutigeze tuvugaho. Nigeze gutegura igihe tuvuga ku mwuka wera kabisa, n'imikorere ye n'uburyo akorana natwe. Murabizi ko turi muri dispensation ya nyuma, cyangwa turi mu kinyejana cya nyuma gitegurira kugaruka kwa Kristo. Niyo mpamvu ugomba kugira package y'ibintu byinshi, y'ubwenge bwinshi bw'ubumana, kandi ukabukoresha ukabwaprayinga kugira ngo uzabashe kurokoka igihe kibi kirimo kiraza, cyangwa igihe kibi twamaze kwinjiramo. Urede twamaze kwinjira mu isi yindi, twamaze kugera mu kindi gihe kidasanzwe ushobora kuza kugira. Turi mu gihe kidasanzwe, ubona ko gisaba kuba wumva ijwi ry'umwuka wera, ugendana n'umwuka wera, muganira musabana, kuko Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Aha rero bikavuga ngo those who are led by the Spirit are the true children, are the sons of God, the true sons of God, not children. Hari itandukaniro riri hagati ya children and sons. Sons ni abantu bakuze bizerwa n'ababyeyi bashobora guhagarara mu cyuho, ariko children ni mu buryo buri n'abana, kids, ni muri ubwo buryo bakiri batoya, ariko batahagarara ahantu runaka, bagishobora kuba batari baba bizerwa bo guhagarara, bo gufata inshingano runaka. So iyo umwuka wera akuyoboye, ukamwemerera akakuyobora, ubu mwizerwa ku buryo Imana igutuma kuba ambasaderi. Bene abo rero nibo ba ambasaderi, ngo turi abambasaderi mu cyimbo cya Kristo. Ibyo Kristo yakora, aho Kristo yajya, ibyo yavuga, ugasanga twakorewemo n'Imana nyirizina, tukavuga mu bushake bw'ijuru, tugakorera mu bushake bw'ijuru. Aho rero niho Imana ibidushaka, niki Imana ibidushakamo, tugasenga nk'uko Imana ibishaka, kuko tuyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera niwe ubusengera muri twe, niwe ubukorera muri twe, niwe ubutuyobora. Bityo rero ibyo dukoze byose biba successful. Isengesho dusengenze riba successful kubera iki? Wasenze nk'uko Imana ibishaka. So umwuka wera rero niwe twahawe muri ibi bihe kugira ngo atuyobore mu byo dukora byose. Umwuka wa Kristo yavuze ngo nzabana namwe, nzabohereza umwuka wera, azabana namwe, azabigisha byose. Uzi ko muri Petero aravuga ngo ntabwo dukeneye undi wo kutwigisha, ngo kuko uwo mwuka azatwigisha. Hari ibintu abantu batakwigisha, ntago abantu bakwigisha igihe cyose, hari ibintu batakwigisha nabo ubwabo byananira, ariko umwuka ngo azakwigisha byose. Hari igihe insengero zagezeho zirafungwa, cyangwa se zizanafungwa, cyangwa se uzabura ahantu utabasha kwegerana n'abantu. Icyo gihe umwuka wera niwe ukwigisha, akakubwira ngo caha, kora iki wigikora, iki wigifata, akakuyobora. Mbibutse iki ngiki mbabwire bera b'Imana, niba udatemera kuyoborwa n'umwuka wera, ukaba utemera kugira ngo umwuka wera bari wukuyobora, bizagucanga, I'm telling you, ndimo ndabikubwira nona, bizagucanga kandi uzakora amakosa, nyuma uzicuza uvuga uti kuki ntamenye. Umwuka wera niwe ukuyobora, ntuyobe, niwe ushobora kukubwiza ukuri kose, kandi abantu bemera kuyoborwa nawe nibo bahinduka intore z'Imana. Intore z'Imana ni abantu bafite ishyaka, bakorera mu nyungu z'Imana, bavugira mu nyungu z'Imana, bagendera mu nyungu z'Imana. Ibyo bakora byose bakorera ijuru, kandi ntabwo biyoborwa ubwabo, kuko ntibayoborwa n'amarangamutima yabo,
ntibayoborwa n'amadini baturukamo gusa, ntibayoborwa n'ibitekerezo byabo, ahubwo hari indi mitekerereze bakira kubera ko umwuka wera arabinsipayaringa, abahumekeramo. Amen. Now reka twihute cyane, mu bice 15 nibwo uzahabona ibyo Yesu yagiye avuga abwira abigishwa. Ariko reka twihute tujye kuri ministeri y'abamarayika. Iyo tuvuze ministeri y'abamarayika, njye ngira umugisha wo kubabona maso ku maso, ku buryo rimwe bashobora kuba ari 4, ikindi gihe nkabona ari 3, cyangwa ikindi gihe nkabona ni benshi. Ni ukuvuga ngo nagize experience yo kugenda mbabona. Ubundi ibintu tubamo ntabwo ari ibintu by'igipindi, my dear, ntabwo ari ibintu by'igipindi, ni ibintu bifatika, ni ibintu biri tangible, ni ibintu ariko bisaba ngo ube muri iyo dimension, ube muri icyo kirere, ube uzi ibyo tuvuga ibyo ari byo. Imana ubundi, Imana iboneka cyane kuruta uko umuntu aboneka, ariko ku bantu baba mu isi itaboneka, Imana iraboneka. Ku bantu baba erega ubundi hari iyindi si iyobora iyi si mureba, hakaba rero n'ijuru riyobora abanyejuru, cyangwa mvuga intore z'Imana, ababa mu bundi bwami bw'Imana. Hari ikirere babamo kitabonwa n'uwo ari we wese. So abamarayika, they are visible. Yakobo urasanga ngo yarigeze gukirana nawe, imbona ngo barakirana kuva mu gitondo kugeza amasaha ya nimugoroba. Marayika aramubwira ati ndekura, ati ntabwo nkurekura utambaye umugisha, kuko namenye ko gahunda yakuzanye ari umugisha. Iyo tuvuze marayika tuba tuvuze imyuka, ni imyuka idukorera, yahawe gukorera twebwe, ntabwo ari twe tuyikorera, niyo ishinzwe kudukorera. N'abasirikare bahawe bo mu isi y'umwuka bagomba kujya badukorera. Wabatuma, wabohereza, n'Imana yabatuma, Imana yabohereza ku buzima bwawe. Ibyo byose mbabwiye birashoboka. Rero iyo tuvuze abamarayika, bashinzwe iki? Bashinzwe kudukorera. Iyo usomye muri Daniel, ureba ijambo ritubwira ukuntu Daniel yasenze, marayika akaza atinze munsi wa 21, yamaze iminsi 21 yose ari gusenga. Ngo marayika agiye kuza, ngo Gaburiyeli, kuko niwe ushinzwe kuzana ibisubizo, ngo afatirwa mu kirere n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, baramufata mu kirere. Noneho hatugaragariza ubundi iby'abamarayika ubisoma mu Baheburayo igice cya 40, urasanga icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ngo imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi ziramufata, bituma atabasha kugeza ubutumwa kuri Daniel, ariko akomeza gusenga kugeza ubwo marayika yaboneye intervention, yahawe intervention na marayika w'intambara ari we Mikayeli. Gaburiyeli niwe ushinzwe gutanga ubutumwa, ariko haje marayika Mikayeli azaje kurengera. Urumva barakorana, azaje kugira ngo aririzinge ubutumwa bubashe kugera kuri Daniel. So rero abamarayika barakora, barahari. Iyo turi mu iteraniro baraza, ushobora kubahamagara bakaza, ariko iyo usenze kwanza ubwabo manifested bahita bazanwa. Rero niki? Hari ibintu bibazana. Kimwe mu bintu bizana abamarayika ni isengesho, amasengesho y'abera akunda gutuma abamarayika baza, kandi abamarayika baza kurinda, gukora imirimo, gukora ibitangaza, ibintu byinshi. Sibo mana, ariko batumwa n'Imana ko bashinzwe gukorera abera. Aho ntanze urugero rumwe kuri Yakobo, ahandi ntanze urugero kuri Daniel birabigaragaza.
ni ibiki rero tugiye kuvuga ku bintu bishobora kubroka abamarayika bawe, ugasanga mu buzima bwawe nta mbaraga zibamo, nta mbaraga z'Imana zigaragaramo. kubera iki? Kubera yuko ubabroka. Ibintu bibroka abamarayika bigatuma abamarayika utababona, batazi. Icyambere ni iki kibigaragaza? Ni iki gishobora kubroka abamarayika bawe? Kudasenga ni ikintu gishobora kubroka abamarayika. Reka nkwereke. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 12, ubona ngo Yakobo Herode yaramwishe, ashaka kwiyongeza Petero, ngo ariko abitorero bagira umwete wo kumusengera bagira umwete wo kumusengera, ngo Imana yohereza marayika. Now ese Imana yaba yaragize injustice, yaba yaragize gutoranya gutuma Yakobo atarabonye marayika umurengera, Petero akabona marayika? No, ntabwo ari igisubizo nihoye. Ahubwo nuko Petero ngo agiye kumwiyongeza, baravuze, itorero ryarakangutse riravuga riti ibi ntabwo bishoboka. Bamenya yuko kabisa Herode agiye kubamaraho abantu, bamenya ko Herode nta muhwa bafitiye. Baravuga bati no, ibi byo ntitubyemera. Barahaguruka barasenga, ngo Imana yohereza marayika, aragenda mukura mu nzu y'imbohe, iminyururu acagagura. Iyo dusenze abamarayika baraza bagakora ibitangaza, ibyari byarananiranye bikemera, ibitashobokaga bigashoboka. Iyo abamarayika baje bagukorera ibintu byari byarakunaniye igihe kirekire. So iyo rero udasenga ubroka abamarayika bawe. Prayerlessness, iyo udasenga ubroka abamarayika bawe, ubutabazi ntibukugereho. Now haguruka usenge rero kugira ngo ubone gutabarwa n'Imana. Kabiri, utwikire. Kabiri, iyo kwatura ibintu bibi, ugasanga yewe nta kigenda, yewe byaranze, kwatura nabi, icyo ni ikintu kibroka abamarayika. Iyo uvuze ngo nta kigenda, ntago byakunda, ntago byashoboka, birakomeye muri iki gihe, ntago byoroshye, ibyo ngibyo bibroka abamarayika. Kuko ijambo ryawe rigira imbaraga zikomeye cyane. Ijambo ryawe rigira imbaraga zikomeye cyane, kuko nguko umuntu atekereza niko ari. Niyo dusenga dukoresha akanwa, ibyo twatura, ibyo tuvuze n'iby'Imana ikora. Rero iyo watuye ikintu kibi, ijambo watuye ririrema, ntabwo rigwa hasi, ahubwo riragenda rikamekinga shuwa ko risohoje icyo wavuze. Niyo wavuze ngo nta kigenda, umva mu buzima bwawe uzabona ibintu bya nta kigenda, nyine uzabona nta kicamo, birakomeye, bizagukomerera. No, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimumyi ukaba uhumye utabona, ivuge ngo ndabona. Umunyantege nke avuge ngo ndi umunyambaraga, atura imbaraga ziraza, atura ubutsinzi buraza. Umukene avuze ngo ndatunze ndakize, atura gukira, atura kubaho, atura kuhaguruka, atura kuzamuka. Wikwatura gutsindwa, wikwatura ibintu by'intege nkeya, wature ibintu, kuko ibyo uvuga akanwa kawe gakunda kuvuga nibyo byambara umubiri bikakuzira. Ibyo ukunda kuvuga ngo kuko akari ku mutima gasesekara ku munwa. Yesu yo yasengaga, iyo dusenga dukoresha akanwa, dukoresha ururimi. Iyo tuvuga dukoresha ururimi, iyo duhesha umugisha ni ururimi, kuvuma ni ururimi. Ururimi ugomba kwiga kurukoresha, kuko biri bavuga ngo uwize kurukoresha neza, haleluya, ngo urukoresha neza ruzamugaburira, ruzamubeshaho. So rero icyo ngicyo gishobora kubroka intervention y'abamarayika mu gihe watura nabi. Aha, reka turebe urugero rw'abantu batuye nabi bikabagendekera nabi. Abisiraheli bagombaga kugenda 3 days 3 jours, iminsi 3 mu butayu bakagera i Kanani. Ariko ngo bahageze bahuriramo n'ibintu runaka, batangira kwitotomba, batangira kuvuga ngo reka ntago byakunda,
turashirira hano, watuzanye gushirira hano. Imana iravuga ngo nanjye Mose, reka mbabwire, mubwire ubabwire, nzabakorera ibyo bavugiye mu matwi yanjye. Nzabakorera ibyo bavugiye mu matwi, ibyo biyaturiye n'akanwa kabo nibyo nzabakorera. Ntutegereze ko Imana izagukorera ibyo utavuze, izakora ibyo uvuga. Niyo mpamvu Adamu ibyo yitaga amazina na bugingo n'ubu tubihamagara ayo mazina. Izina wita ibintu niko bigenda. Nzabakorera ibyo bavugiye mu matwi yanjye. Mose abasabira imbabazi bitotombye, bagize gute bitotombye, bazengurutse imyaka 40 good years, imyaka 40 bizenguruka bongera bakagenda bagasanga baraho batangiriye. Can you imagine? Kubera iki? Ntabwo bari bakiga ngo bamenye gukoresha ururimi rwabo. Bageze ubwo bagera Kadeshi Barone, bajya gutata, bohereza abantu bajya gutata. Kandi ubundi ntibagombaga no kujya gutata, kuko umwuka wera yarahari kubatatira. Kanani yari ihari, nta mpamvu yo kujya gutata. Bagombaga gutata ibyiki, bajya gutata. Ariko bagarukana inkuru y'inca mugongo, baravuga bati wapi ibigabo twasanze hariya ni birebire, birakomeye, byarariye n'amajeya, ngo twibonaga nk'inzigi imbere yabo. Yosuwa na Kalebu baza bavuga ibitandukanye n'ibyo abandi 10 baje bavuga. Baravuga ati twebwe Uwiteka niba Imana itwishimira, Uwiteka twishimira, tuzabarya nk'imitsima. Ngo niba kinafite ikibakingira, niko Kalebu yavuze, ngo ntibagifite n'ikibakingira, ngo ahubwo muhaguruke none aha tubatere tubamari. Uva umugabo wisobanukiwe, uzi Imana, babana nayo, bagendana nayo. Yabonye Imana ibagaburira manu mu butayu, ibona ibambutse inyanja itukura, ibona ibakiza inzoka, Imana ibona ibarwanirira, babona ibarwanirira. We rero yarafite ibihamya byo kwibuka imirimo y'Imana. Nugera mu bintu biguca intege bikubwira biti wapi, urabona nta kigenda, ntago byakunda, byaturira ubibwire ati na cyagihe nariye ntazi ko ndi burye, nari nambaye ubusa, Imana yarambeshejeho, Imana yarandwaniriye, cyagihe nararwaye ndakira. Wibutse Satani umubwire nagusakuriza, mubwire uti kurindura aho ngaho, nubu kuba ndiho so ubushake bwawe si impuhwe. Umugani w'ababaririmbyi ngo kubaho kumushwi w'inkoko si impuhwe z'agace. Gace se kaba kagize impuhwe. Kuburiwe ntabwo ari impuhwe za Satani, ubundi kubwa abayifuza ko warangira bakagushingura. So rero batuye nabi, baravuga bati rimwe babura Mose bakiremera ikigirwamana, Imana ikarakara. Vuga iti aba bantu bageze nubwo biremera ikigirwamana, bambona ku manywa mbabera inkingi y'igicu, ninjoro mbabera inkingi y'umuriro, babona urutare rubagenda imbere rukabagaburira amazi, babona uburyo mbarwaniriye, biremeye ikigirwamana. Imana irirahira iti Mose, umva ngiye kubica bose mbamare, ati we nkuhindura ubwoko bukomeye. Mose arazibasengera ati Imana, ati abanyamahanga bazavuga ngo byagenze gute, warananiwe. Imana itoke, ntago ndi bubice nk'uko ubisabye, ariko nzabicara ruto ni ruto, bazashirira mu butayu, kuko nzabakorera ibyo bavugiye mu kanwa kabo. Ibyo bavugiye mu matwi yanjye nkabyumva, bakavuga ko ntashoboye, nzabereka ko ntashoboye. Abavuze ko nshoboye, nzabereka ko nshoboye, bazagerayo. Yosuwa na Kalebu na new generation, urubyaro rushya, nibo bageze i Kanani. Babandi batuye ko bishoboka, batuye ko byemera. So rero iyo watuye ubutsinze, ukatura imbaraga, ukatura ubuzima, Abamalayika they appear to you. Abamalayika baraza, kuko ubu baciriye inzira yoroshye, ubu bahaye map yo kugira ngo bagusange. Icya gatatu kibroka Abamalayika kugira ngo ubone Abamalayika mu buzima bwawe ni iki? Ni ugusenga Malayika. Ngo Mana, ugasanga hari abantu bajye basenga Abamalayika. Iyo usenga Abamalayika, ntago Abamalayika ntago bifuza kumera nka Rusoferi. Rusoferi yashatse ko bamusenga, yishyira hejuru, uzi icyamubayeho. Ntugasenge Malayika cyangwa ngo umuramye. Ibyahishuwe 19:10, Yohana yashatse ngo kwikubita imbere, ngo mubonye ntyo ngo mwikubita imbere. Malayika aramubwira ati ndi imbata mugenzi wawe, nanjye ndakora, ndi umugaragu, ndatumwa. Aramubwira ati utazankoraho, ujye uramye Uwiteka Imana yawe ariyikorera yonyine.
ngewe ndi imbata mugenzi wawe. Wari uzi ko abamarayika ari imbata? Nabo ni abasavansi, barakora, ni abakozi nkatwe, natwe turakora. Bo ni ibiremwa by'umwuka, twe turi ibiremwa by'umuriro. Kandi Imana ngo yabahinduye imiyaga, twebwe duhindura ibirimi by'umuriro. Noneho rero ndagira ngo nkubwire ko twebwe tugomba gukorana abamarayika. Nitwe tubaha inzira, nitwe tubaha umuyoboro wo kugira ngo batugereho, nitwe tubaha inzira yo kugira ngo batugereho. Icyakane, kutabamenya, kutabaha agaciro, kutabamenya, bakaza ntimubamenye, ntubamenye, ntubaha agaciro. Abamarayika bituma badakomeza kuza. Aguze wowe umuntu agusuye, akaza akagusura, akakugaburira, akagusavinga, ntuvuge ntumenye yuko yahageze, ntunamushimire, ntunavuge uti rwose. Ugomba gushimira Imana kubwo yakohereje abamarayika, yakohereje marayika kugendana nawe. Daniel igihe bamushyiraga mu rwobo rw'intare, marayika yaraje azibumba iminwa. Noneho Dariyo aje mu gitondo ati, mugaragu w'isumba byose, Imana yakurinze. Yari afite icyizere, aramubwira ati, Uwiteka yohereje marayika abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. Abakera bose bamenyaga marayika bakamuha agaciro. Muribuka Petero nawe avuye muri gereza, yageze akomanze aho abanyamasengesho bari hamwe, maze ngo baravuga bati, ngo arangije baravuga ngo ngo ni marayika we. Bamubonye bati, ariko uriya si marayika we. Bari bamenyereye kubona abamarayika, bari bamenyereye ku buryo bababonaga nk'uko babona abantu. So bamarayika barahari kandi bashinzwe kudukorera, they are real. Ariko icyo ugomba kumenya ni ikihe, icyo ugomba kwitaho ni ikihe, ni ukuba recognizinga, kubaha agaciro ko bahageze, kubamenya ko bahageze. Tuvuze ibintu bigera muri bine. Cyambere, gusenga. Iyo dusenga twimpawaringa abamarayika. Abamarayika bajya bafatirwa mu kirere pe, ugasanga warasenze, Imana yaravuze ngo iki gihe n'iki bizagenda gutya, ugasanga igisubizo wagitegereje wakibuze. Kubera iki? Prayerlessness, kudasenga. Iyo udasenga, abamarayika ashobora gufatwa akisubirirayo. Kubera iki? Uri umunebwe wo gusenga. So ugomba guhaguruka ugasenga rero, kugira ngo ibisubizo byawe bijye bikugera. Iyo usenga usubizwa byoroshye, iyo usenga ibintu biramuvinga. Gusenga bikingurije, gusenga birakora, biroroha ibintu, biroroha. Noneho cyane cyane iyo usenga uri umukiranutsi, bikugendekera neza. Cya kabiri twavuze, ugomba kwirinda kugira ngo bitabroka abamarayika bawe. Ugomba kwirinda iki? Kwatura nabi. Gatatu, kwirinda kuramya marayika. Yakugenderera ugasanga ugiye kumuramya, ugiye kumusingiza. Hari n'abasenga abamarayika, basingiza abamarayika, marayika ngo Gaburiyeli ngo dusabire. Abamarayika ntibashinzwe kugusabira, umwuka wera niwe ushinzwe kugusabira. Cya kane twavuze, kutabamenya, kutabaha agaciro. Ibyo byose bibroka abamarayika. So ndizera ko nciye mu ncamake. Ikindi gihe tuzagenda tujya muri details z'imikorere yabo, Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo abamarayika b'Imana utangire gufunguka amaso yo kubabona, tangire kwereka, utangire kubabona, tangire guhindura imikorere yawe, tangire guhindura migenzereze yawe mu izina rya Yesu. Abamarayika baduhawe kugira ngo badukorere, tugomba kwinteractingana nabo, tugasabana nabo, tukabana nabo, tukababona mu buzima bwa buri munsi. Urakoze Mana, gira neza abantu bawe kandi ubahe kugira ngo ibitekerezo byabo bibashe gufunguka, ubwenge bwabo bufunguke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Buriya ikintu cya mbere ugomba kumenya, ubuzima bwawe ugomba kugandukira umwami Yesu. Nugandukira umwami Yesu, uhabwa ubwenge, uhabwa ubumenyi,
iyo ugandukiriye umwami Yesu, of course usabana nawe mu masengesho, usabana nawe mu ijambo, usabana nawe mu kumukorera. Rero ugenda ubona visitation, ubwo aragusura, abamarayika bakagusura. Ntabwo abamarayika basura abasivili abo ari bo bose, oya. Bisaba ko uba uri mu kazi, urimo urakorera ijuru, ijuru rikakoherereza abaterankunga, ijuru rikagutera inkunga. Ntabwo ijuru rishyigikira abantu bari aho ngaho bicaye. Nuhaguruka gukora uzatangira kubona abamarayika. Urakoze we wari udukurikiye, Imana iguhe umugisha. Nari muri kumwe na Pastor Janvier. Ushobora kutwandikira kuri 0788 6 8 7 8. Mugira amahoro y'Imana.